abira ni nk'umugambi waba warateguwe kuko ntago wabyuka mu gitondo ngo ubone umuntu uhita umufata umwica. Bira bintu mwashakisha amakuru ukareba ikibyihishe inyuma, ngiye niko mbibona. Uwo munyonzi akigenda ngo nibwo haje kuza abagizi ba nabi bamusanga muri ya butike ye n'ubundi bamuteragura ibyuma byo mu ijosi. Mu kumutera ibyuma bahise bamufata, niko urumva ko ijosi ngo barikase bamuteye ibyuma, bahita bamushyizana imisego hangaha mu rugo rwe, bafata imisego kugira ngo umuvu w'amaraso udatemba, bamushyira muri ya misego y'intebe abakiriya be bicaragamo. Ubwo murumva ko abazi imisego ihita ifata amaraso kugira ngo atasohoka hanze. Barangije abo bagizi ba nabi bahita basuka bwa bushera bwe yacuruzaga. Ahangaha ngire ngo muri kureba neza, aha niho umuntu wa mbere wahageze yabonye ubu bushera, ngire ngo muri kuhareba ko ari ahantu hamanuka amazi. Ahise mbona umuvu w'ibigage yapimaga washotse mu muhanda mu kayira. Mbwira umuturanye tese ati uyu mubyeyi ari kuduteza umwanda, byagenze bite ko ndi kubona amazi yashotse y'ikigage. Arambwira ati bura ari koza, ntago twabyiseho. Nahise njya mu rugo ahomba, ndakingura. Nkimara gukingura hari abamama b'abakecuru b'inshuti yanjye nari mvuye kurebaho amafaranga, barambwira bati mama bure we kudatabara Moyize agize ibyago. Ndavuga ati Moyize kandi musize hari haruguru, ati ngwino urebe. Ngiye icyo nakoze nk'umuntu duturanye, nahise ngenda kumureba, ngezeho nsanga uwo mugabo ari kurira w'umuhungu we. Mukurira ndavuga ati Moyize komera, ese byabereye. Ndafasha akaboko Moyize antungira urutoki, ndebera mu kirahure, nsanga koko bamujombye ibyuma ku ijosi. Niho nabashije kubona ndebe bajombyemo icyuma, nareberaga hanze mbona ibikomere. Tuhita dusubira inyuma, ndamubwira ni wowe tabaza polisi dutabare, urabona ko bitoroshye ture ko yaba kiri makuka. Ni wa mutate utagiraga ikibazo n'abandi baturanye. Yego. Nta kintu pe ntacyo. Ngere ikintu cyanambaje kikanashavuza. Maze iminsi ndwaye guhera ku cyumweru cyashize. Ntabwo mperuka kujya ku kazi. Ariko niteguraga ngo njye mu kazi. Abantu bose hano mu karitsiye baranze mbyuka ndi bokoza ibyombo ngira gute, ubwo nari ndimo koza ibyombo nyine. None hanyuraho ati mukobwa wanjye ati waramutse, ni waramutse tate, ni se ugiye kutuzanira ibiryo. Ari nkasanga hari nko mu masamo ya n'ibindi abanyeshuri bari kugenda. Nuko ni se ati sumeze uti niye ndumva ndi kwitegura kujya ku kazi, ariko ndumva nta kigenda. Ati hanganisha mwana wanjye biravamo. Yego. Nuko ni ujya kutuzanira ibiryo ati nigera y'amahoro. Hungabanye nabwiye Imana ni Imana. Tubabarira tugaragarize abantu bishura mutati. Kandi n'abayobozi bacu tuzi ko ubuyobozi bwegera abaturage, kandi tuzi yuko bari abantu bari bugaragare. Yego. Icyifuzo rero cyanjye ni cy'abaturage. Ngenda vugira n'abaturage hamwe n'abaturage. Ngiye kutaga igitekerezo ngiye n'abaturage icyifuzo cyanjye. Tuhano turi mu mudugudu. Yego. Urumva? Ariko mu isibo yacu. Isibo yacu turasaba kugira ngo abantu nibagaragara umurenge wa Kenya twese bazaduhamagare tugende badushyira hara mu nteko, abo bantu batwereke, abo bantu badutwarira mutate wacu kuko baramuhemukiye. Yes, reka musuhuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye byacu ku Rugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda Media. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye hose mu bice bigize igihugu cyacu. Wowe uri mu majyepfo, uri mu majyaruguru, uri burasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba, tutibagiwe wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali, kandi tuguha ikaze kuri wowe uri muri East Africa cyangwa se Afrika yose muri rusange. Wowe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora, nizere ko umeze neza cyane. Uw'agaciro kuba warakanze sub kuri Inside Rwanda Media ndetse n'Urugendo Online TV. Wowe utarakanda sub nicyo gihe ngo ubikore, tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu uko tugenda tubibagezaho. Tukirekura ikiganiro ujye ubasha kuba mu bambere bakibona, nta wundi
wundi uragutanga. Nk'uko rero bisanzwe murabizi kuru n'urugendo rwacu ruracyakomeje tubashakira amakuru ahaherereye hose. Murabizi ko tuhababera umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none twazinduwe n'inkuru y'akababaro, n'inkuru yabereye mu mudugudu wa Karambo, akagari ka Gacuriro, umurenge wa Kinyinya. Ni ahangaha muri Kinyinya no umumama waruhatuye bita warutuye ahangaha muri izi quartier bita mediatrice wa Nyirigira, wari uri hagati y'imyaka 65 na 70. Yacururizaga ahangaha turi ni mu rugo rwiwe. Mu gitondo cyo kuri uno munsi yabyutse nk'uko bisanzwe, yacururizaga ahangaha yaba ubushera ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ibirayi, za karoti n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Ngire ngo abantu mugiye mutuye muri quartier murabizi uko abantu bagenda bashaka ubuzima bworoheje bwo muri quartier. Yari umumama warubanye n'abaturage bahangaha neza, kuko umuntu wese muganira muri no quartier akubwira ko yari umumama wabanaga neza n'abantu, wishimiraga abantu bose, kuko aha turi niho atuye. Ruguru yiwe ni haba umuhungu we w'umumotari, umumama wari ufite umuhungu we afite abana batatu, ngo ni abuzukuru biwe. Kuri uno munsi rero ku iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 akaba yabyutse akajya muri quartier za Batsinda. Ngire ngo abantu benshi bajya bumva quartier y'Ibatsinda abantu barangurira, haba ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye kandi ngo binahendutse. We agiye kurangura nk'uko bisanzwe, yaje kujyayo ararangura. Aha hari abamama benshi bagiye batubwira ko yaganirije abantu mu gitondo agiye kurangura. Yagiye nk'uko bisanzwe yapakije umunyonzi azamutwaje ibirayi ndetse ngo n'ubugari n'ibindi bigiye bitandukanye harimo za karoti. Umunyonzi yamuzanya mugeza ahangaha mu rugo rwe. Akihamugeza ngo umunyonzi yamuhembye aragenda. Muri icyo gihe rero muri ayo masaha y'isambiri n'igice hafi saa 3, uwo munyonzi akigenda ngo nibwo haje kuza abagizi ba nabi bamusanga muri ya butike ye, n'ubundi bamuteragura ibyuma byo mu ijosi. Mu kumutera ibyuma bahise bamufata, niko urumva ko ijosi ngo barikase bamuteye ibyuma, bahita bamushyizana imisego ahangaha mu rugo rwe. Bafata imisego kugira ngo umuvu w'amaraso udatemba, bamushyira muri ya misego y'intebe abakiriya be bicaragamo. Ubwo murumva ko abazi imisego ihita ifata amaraso kugira ngo atasohoka hanze. Barangije abo bagizi ba nabi bahita basuka bwa bushera bwe yacuruzaga ahangaha. Ngire ngo muri kureba neza, aha niho umuntu wa mbere wahageze yabonye ubu bushera. Ngire ngo muri kuhareba ko ari ahantu hamanuka amazi. Wa mbere ahageze abona ubushera bwamenetse, bimutera kwibaza, ese tate wacu byagenze bite? Ubushera bwaba bwazamutse ntiyabimenya, cyangwa se bwaba bwabize ntiyabimenya. Rero ngo bakigeramo bari hasi muri zane, yahise atabaza, ari nako wa muhungu we wari wagiye mu kazi, ko batubwiye ko yarari hano ruguru muri za Kagugu. Yahise amanuka, arebye asanga mama we bamurangije, bamaze kumutera ibyuma, yitabye Imana. Rero reka tuze kuganira n'abaturage twumve uko urupfu rw'uno mumama rwagenze, tumenye ngo ese yaratuwe abanye gute n'abantu, twumve n'impumeko yuko hari abagizi ba nabi bakeka bamwishe, kuko aka kanya inzego z'iperereza baracyari mu iperereza bashakisha, ntago baramenya ababishe uno mumama. Bahise bagenda. Yego mama, tugusanze ahangaha mu rugo neza aho bamwice. Ubundi yari umumama mwari mubanye gute muri no quartier? Nge yari umukecuru nzi, ndi umwana muto cyane. Yego. Kuko yari inshuti na mama kera bagikora muri Tegisirwa, bari abatayeri, aza kubivamo, aza kwishingira ka business kiwe. Curuzaga akabotike karimo ubushera, harimo ibirayi n'ibitoki. Yari umuntu ukunda abana cyane ariko. Yego. Cyane asabana n'abantu, nta kintu kibimuziho kuri ngiye.
muri karitsiye yarabanye gute n'abantu bawe? muri karitsiye ntabwo ndi mukuru cyane, nta nibwo mbana nawe mu rugo ariko ndi umuturanyi. Yego. nari narumva hatongana n'abantu, nari narumva umuntu barakaranyijeho pe, ntago kuri njye numva nta kibazo nari muziho. Yego, murakeka ko ababa bamwishe baba bamuhoye iki, kumva ko ari umumama warubanye neza n'abantu bahangaha muri karitsiye? natwe byadutunguye kugeza amagingo turamenya ngo wamwishe yamwiciye iki. wenda ababishinzwe barakora iperereza, uwamwishe azamenyekana. Yego. wenda n'icyo yamuhoye tuzakimenya, nta wamenya, gusa ngewe nta bintu bibi nari muziho pe. Ese izi karitsiye zanyu ahangaha mutuye, ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubugizi bwa nabi bituwe bihaba cyangwa nibwo bwa mbere? ngewe mu myaka 8 mamaze, ni ubwa mbere numvishe ikintu nk'iki. nta byahabaga pe. Ni kubona ko ukiri umujeni, ukiri mutoya. Nawe wambwiye ko ukiri mutoya mu myaka. Abantu bandi turi kugenda tuganira bari ko baravuga ko ahangaha mwizi karitsiye zanyu hatuwe habamo ibiyobyabwenge, ngo hari isoresore zidakora ariko ngo zirirwa ziryamye. burya mu bantu bose haba abantu bose. twebwe tubyuka tujya kwihigira ubuzima, ariko bitavuze ko nabirirwa mu rugo nabo bahaba. gusa nta bintu by'urugomo ngiye nari nzi muri iyi karitsiye, ntabyo nari mazi pe. ntabihamya ko bihari cyangwa bidahari, ko ntabyo nzi. sindabona n'uwabinyweye ngo menye ngo abameze atya, sindabona naho babinywa. nta makuru rero yabyo mfite kuri ibyo ngibyo. aha duhagaze ndi kubona ko ni ahantu hashotse ubushera. ubushera nibwo yacuruzaga? umukecuru nk'uko nabikubwiye yari afite botike irimo ibyo kurya, ariko akagira n'ubushera cyangwa ikigage. abantu bazaga bakanywa rwose. yari umukecuru usabana n'abantu. ntabwo ari sinzi njye no kubyakira byananise. ko bamusanze mu rugo rwe, hari ibindi bintu musanze bigeze batwara? nta kintu bigeze bakuramo, ko amakuru mfite yabyutse ajya kurangura ibyo gucuruza batsinda. umunyonzi aramuzana, amufasha gushyira ibintu mu nzu, arigendera. urumva byari mu gitondo nko mu masaa 2 gutyo, saa 3 zitarabura. tugiye twumva amakuru nko mu masaa 3 ngo umukecuru baramwishe. Yego. Reka tugushimire kandi tukubwire ngo mukomeze kwihangana. Yego, namwe murakoze. Nama tugusanze ahangaha habereye igikorwa cyo kiteye ubwoba kuba bishe umumama. N'umumama waruzi ute, kuko numvise amakuru ko mwari munaturanye aha muri ino karitsiye? uratangira utwibwira. Nitwa Nyamafaranga Marie Chantal. Yego. Uwo mumama bahohoteye bamwitaga Uwanyirigera Mediatrice. Yego. Yari umumama ukunda gusenga, yari umugatulike. Yego. Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe nta kibazo yageranaga n'abantu. Natwe ni ibintu byadutunguye. Kaba ari inkuru ibabaje, duhombye umubyeyi yadufashaga muri byose bishoboka. Yego. Umuntu usenga. Nkanjye kubw'umwihariko wanjye. Yego. Nkagumya mugashakisha amakuru mukareba umuntu wabamuhemukiye. Nawe agahanwa by'intangarugero, kuko ni ibintu bibabaje. N'umuntu w'umukecuru abasha gushaka ibiceri ngo abashe kubaho ashaje. Urubyiruko ruri hanze harwiyicariye, ntago bagishaka gukora. Yego. Mwareba uburyo mushakisha umuntu wabamuhemukiye. Nkawe nk'umuturanyi ndetse mwari muziranye, hari ukuba yaratuye ahangaha muri karitsiye kandi yafashaga abantu benshi, se yarabanye gute n'abantu bahangaha muri karitsiye? Ikibazo yagiranaga n'abaturage. Kubera yuko wenda ikibazo cyabayeho nuko wenda yabaga wenyine, nta mwana yari afite, nta mukozi babaga bari kumwe. Yego. Iyo aza kuhaba
ntabwo biba byagenze kuriya aba yanamutabarije. Mu buzima busanzwe hari umuntu ubyuka ajya kwisengera misa mu gitondo yayizindukiragamo, ibyo yikundiraga Imana mu buzima busanzwe ni inkuru ibabaje. Mu magambo yawe ugarutseho uragira uti mudutabarize, hari abantu benshi banze gukora bahiga abantu cyangwa se bashaka kubiba. Ese muri no karitsiye yanyu nk'uko ubivuze abo bantu barahari banze gukura amaboko mu mufuka ngo bakore? Ngewe ndebye nk'umudugudu ngiye ntuyemo imyaka igera mu 10. Ntago ari ubwa mbere, wenda ntihabaga ubwicanyi, yego, ariko mu bibazo by'urugomo kuba barwana ntibyaburaga. Kubera ko nta bantu bashobora kwicara, nge nditangaho nk'urugero. Yego. Nigeze nacumbikira abapangayi mu nzu y'umubosi yansigiye. Yego. Maze kubacumbikira bangerekaho icyaha pe. Ni abantu bicara kubera badakora, nge nari umuntu ubyuka nigendera. Yego. Niba abantu bicara babona ntacyo kurya we washakishije bakaba baguhiga, yiburiye barababara. Nge navuga yuko ni nk'inzara yabateye kuko uriya mukecuru nta mafaranga menshi yari afite yavuga ko bamutera ngo ubashe kuba wamwica. Ni nko kumuhohotera pe. Uragira uti ni nk'inzara yamuteye, ariko nanone abaturage ku ruhande bandi bakavuga ko umuntu waba wamuteye ibyuma yinjiye mu nzu ntagire n'ikindi kintu, ntagire ikintu atwara. Nge icyo mbibona bira ni nk'umugambi waba warateguwe, kuko ntago wabyuka mu gitondo ngo ubone umuntu uhita umufata umwica. Bira bintu mwashakisha amakuru ukareba ikibyihishe inyuma. Nge niko mbibona ku giti cyanjye. Niba wahageze mbere kuri n'umuturanyi wasanze bamuteraguye ibyuma he kugira ngo bite binamuviramo guhita apfa deregite? Nge najyanye abana ku irerero. Ngezeyo nsanga mwarimu wabo ntago arahagera, ntegereza nyir'ubwite. Hari isaha ya 2 za mu gitondo. Mu kugerayo aho mwarimu ahagereye, ndamubwira rero abana reka mbagusigira. Arambwira nta mafaranga nzanye y'ishuri nimbasubizeyo. Abana nabazamukanye ndatambika ndataha. Umuhungu wo mukecuru wapfuye namunyuzeho ahantu kwa Makombe, yari aparitse kuri moto yiyicariyeho. Ndamanuka nkigera mu rugo ngo nkingure, nahise mbona umuvu w'ibigage yapimaga washotse mu muhanda mu kayira. Mbwira umuturanye tese ati uyu mubyeyi ari kuduteza umwanda, byagenze bite ko ndi kubona amazi yashotse y'ikigage? Arambwira ati bura ari koza. Ntago twabyiseho. Nahise njya mu rugo ahomba, ndakingura. Nkimara gukingura hari abamama b'abakecuru b'inshuti yanjye nari mvuye kurebaho amafaranga. Barambwira bati mama bure we kudatabara Moyize agize ibyago. Ndamubwira ati Moyize kandi musize hari haruguru? Ati ngwino urebe. Nge icyo nakoze nk'umuntu duturanye, nahise ngenda kumureba. Ngezeho nsanga uwo mugabo ari kurira w'umuhungu we. Mukurira ndamubwira ati Moyize komera, ese byabereye? Nafashe akaboko Moyize antungira urutoki, ndebera mu kirahure nsanga koko bamujombye ibyuma ku ijosi. Niho nabashije kubona ndebe bajombyemo icyuma, nareberaga hanze mbona ibikomere. Tuhita dusubira inyuma, ndamubwira ni wowe tabaza polisi dutabare, urabona ko bitoroshye ture ko yaba akiri makuka. Moyize yaje kujyayo nyuma atubwira ko yashize mu mwuka, nibwo abantu bahuruye baradutabara. Murakoze. Ese uno mumama ni umwana we w'umuhungu ariko babana muri urwo rupangu. Uyu mukecuru ari undi muryango yarafite ku ruhande cyangwa yabaga wenyine mu rugo? We mukecuru yabaga wenyine, ariko arafite abuzukuru bahatuye iruhande rwe ku muhungu. Ubwo Moyize rero aba mu rugo rwiwe nuko amarembo atarama. Yafite abana bamaze gukura abakuru. Afite umuhungu umwe n'abuzukuru nka 3. We bivuze ngo we yibanaga. Nta n'umukozi yari afite. Yego, wenda iperereza zari zagiye bigenza, ubona atari nk'abantu baba bamugambaniye? Ni nk'abantu bamugambaniye kubera ko ntago wafata umuntu mu gitondo uhita umwica atari umugambi wateguwe. Nge niko mbyumva umutima wanjye.
Bamwe baravuga bati yaravuye kurangura nawe ari kukavuga ati hari n'inzara yateye. Ese muri ibyo bintu yaravuye kurangura cyangwa se bamwe mu bageze muri butike ye hari ikintu na kimwe migeze musanga cyabuzemo? Muri butike ngiye ntago nahageze, ariko aba yanyuze hava kurangura bavuze yuko umunyonzi yaramaze gutaha. Bari kuvuga ngo barashaka umunyonzi bamubaze ko igihe yinjizaga ibintu hari abandi bantu nyuma baba bahageze bakaba babashije kumugirira nabi. Yego, muri rusange turi muri quartier ya Kagugu. Iki gice cyano hepfo hasanzwe habera ibikorwa by'urugomo cyangwa ni ibintu bishya bibaye? Ntago ari ibintu bisanzwe. Ibi ntago ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bidutunguye. Kuba wasanga umuntu ukamwica atakurwanyije ni ikibazo. Izi quartier zanyu za Kagugu kesha abantu bagenda bavuga ko habamo ibiyobyabwenge byinshi, koko ibyo bintu birahari mwizi quartier? Muri quartier ibiyobyabwenge ntibyahabura, kubera ko usanga n'abana bo bafata ku mashuri babinywa ku gasozi. Icyo nabagira inama nuko mwakurikirana abantu b'urubyiruko bakiri batoya, abantu badafite akazi mukabashakira akazi. Mubona ko ubwicanyi bwabaye bwinshi mu gihugu. Nanjye ukunda kumva amakuru, yego, usanga ikibazo kiri mu rubyiruko hanini. Kumva ko urubyiruko nirwo rugenda rukora ibi bikorwa nk'ibi ngibi bigayitse? Ni uburyo wenda bwo gushakisha, ariko urubyiruko narwo mwatuvuganira, urubyiruko mukarushakira imirimo. Kubera ko urubyiruko rwinshi ruricaye, abize abatarize, abana bato ntibagishaka gukora, harakora abantu bakuru. Yego, ni ubuvugizi ngiye nasabiraga urubyiruko. Yego, akenshi muri quartier hakunze kuba ibibazo bigiye bitandukanye. Ese ubuyobozi hari ikintu bwakoze bwabatabariye ku gihe cyangwa se badutabariye igihe? Kubera ko nahise mbwira Moise ati reka kurira, wowe hamagara polisi badutabare. Bahise bahagerera igihe, bamutwara sibo ba mudugudu, badutabaye pe n'abandi baturage. Moise umuhungu wa mukecuru witabye Imana, afite abana batatu, ni mukuru n'umumotari. Yego, umumama we yari afite imyaka ingahe? Mama we ashobora kuba muri mu myaka nka 60 n'indi, kuko twatuganira yarakuze. Reka tugushimire kandi tukubwire ngo mukomeze kwihangana. Yego, mwebwe twavuganaga ni bande? Urugendo online. Kuri Emerance. Yego, ubwo ngiye nk'abantu nyine hano hirya. Nk'abantu hano hirya nyine muri quartier hirya. Yego, ubwo ni ukuvuga ngo nka mutate rero amakuru ye ni amakuru meza pe. Yego, twari tubanye neza, yarabanye n'abantu neza. Yego, n'umutate we wagenda akizanira ibirayi, wagenda n'amafaranga ufite akagenda akaguha ukirira ukazamwishyura. Ni wa mutate utagiraga ikibazo n'abandi baturanye. Yego, nta kintu pe, ntacyo. Ngere ikintu cyanambaje kikanashavuza. Maze iminsi ndwaye guhera ku cyumweru cyashize, ntabwo mperuka kujya ku kazi. Ariko niteguraga ngo njye mu kazi, abantu bose hano mu quartier baranze mbyuka ndi bokoza ibyombo ngira gute. Ubwo nari ndimo koza ibyombo nyine, none hanyuraho ati mukobwa wanjye ati waramutse? Ni waramutse tate? Ni se ugiye kutuzanira ibiryo? Ari nkasanga hari nko mu masamo ya n'ibindi, abanyeshuri bari kugenda. Nuko ni se ati sumeze uti niye ndumva ndi kwitegura kujya ku kazi, ariko ndumva nta kigenda. Ati hanganisha mwana wanjye biravamo. Yego, nuko nizijya kutuzanira ibiryo ati nigera y'amahoro. Ubwo ndakomeza rero nikorera utwanjye, nikorera turimo twanjye. Noneho bigeze nko masaa 3 n'indi metero, ariko ntabwo nafite telefone ngo ndareba. Hari umumama nari nasigaraniye umwana nyine, ubwo nari muhetse. Ubwo mama we hashize akanya mbona araje yavuye ku isoko. Nuko ubwo ndababwira ngo nishyikira umwana ni hanjye mu kazi. Ubwo noneho mu gihe nagiye muri douche, mu gihe nkiva muri douche
njye rero umuryango ngiye koga amaguru kugira ngo mpite ninjira njya mu nzu kwitegura ngiye kubona mbona uriya muhungu we mbona araje ati mva ati Meranse we ati mama arapfuye mama apfuye ati atarapfuye mama ati mparamagara abayobozi tugira vuba mpamagara abayobozi mama arapfuye nuko ubwo ngubwo rero nibwo rero nanjye nahise mpungabana n'ibitenge mu mabere mpitanye njya mu cyumba njya na telefoni ubwo nibwo nahise kugira ndavuga ibira abaturage mutabare n'umutata arapfuye nuko abaturage bahita bahurura ubwo nanjye rero nagiye kugira gute n'igihunga cyose nshaka abayobozi bose mpamagara uriya w'umutekano ahamagara abandi ndahamagara no kuri mbese ubwo nagiye mpamagara nomero uko nzifite ngenda mpamagara ubwo rero abaturage nabo barahageze ubwo rero n'abayobozi barahageze nyine ubwo bahita bahamagara RIB ariko nukuvuga ngo kubera yuko abantu bagiraga gutya bakarengereza mu idirishya nta muntu ugeze umugeraho ngo avuge gutya ngo bagize gutya kubera ngiye n'ihungabana ngira nagize reka ndambona ntago byavamo nuko ubwo rero nyine nuko byagenze urupfu rwa tate nta umva ngiye ikintu ndi kubwira Imana hungabanye nabwiye Imana ni Imana tubabarire tugaragarize abantu bishura mutati kandi n'abayobozi bacu tuzi ko ubuyobozi bwegera abaturage kandi tuzi yuko bari abantu bari bugaragare icyifuzo rero cyanjye ni cy'abaturage ngenda vugira n'abaturage hamwe n'abaturage ngiye kutaga igitekerezo ngiye n'abaturage icyifuzo cyanjye hano turi mu mudugudu yego urumva ariko mu isibo yacu isibo yacu turasaba kugira ngo abantu nibagaragara umurenge wa Kinyinya twese bazaduhamagare tugende badushyira mu nteko abo bantu batwereke abo bantu badutwarira mutate wacu kuko baramuhemukiye baramwishe niba bashakaga nayo mafaranga cyangwa niba icyo bamushakaga bakagombye kubitwara neza cyangwa se wenda bakagira ariko kiriya kintu bakoze ni igikorwa cy'ubunyamaswa cy'ubunyangamugayo pe n'umurenge wa Kinyinya wacu nta bintu ibyo byabagamo ino sibo yacu nta kintu cyabagamo cy'urugomo cyo kwicara cyangwa kuvuza amaraso ubwo rero no kuvuga ngo tate nuko yapfuye nyine ari kuwiteka agaragaza abo bantu n'abaturage nicyo kintu bafite baravuga bati abantu nibagaragare kuko twahungabanye urabona ko umuntu azajya avuga ati ndi mu nzu umuntu avuga ati ndaje mbese twahungabanye mbese ngiye biturutse no kuri njyewe pe ngiye nahungabanye cyane yego bivugwa ko ari abantu binjiye mu nzu basanga nta bintu batwaye haracyarimo ibintu ariko we bamwishe ese ntihabaye nk'umuntu bari bafitanye ikibazo akaba yamugambana akamwohereza nk'abicanyi cyangwa ibyo ngibyo ntabwo twabimenya ubwo ntabwo twabimenya ibyo ngibyo wenda ko hari abantu wenda niba ari abari bamufitiye ikibazo cyangwa se niba ari abamukurikiranye bakaza kumutwara amafaranga ibintu ntabwo twabimenya kuko mu hano baturanye nta muntu n'umwe ntawe rwose kubera yuko mba wenda ntirwa hano mba nagiye gukora ariko nduba ntanjye nta muntu rwose nta muntu n'umwe rwose ahubwo inzego z'umutekano ni uguhaguruka zikakaza umurego kuko simbizi ariko hano wari umutekano mwiza abayobozi irondo bacu barara bagenda ku manywa yo baranasirikira ariko situzi ukuntu abo bantu baje kwicura mutate ukuntu babigambiriye ukuntu babipanze urabona ni ikintu bapanze ntabwo ari ikintu cyavuze ngo kiraza mu minota zero ni ibintu bapanze twebwe niko abaturage twabibonye niko abaturage twabibonye rwose nta muntu waje widumbukiza ngo araza ngo ahita agiye kwica barabipanze buriya nuko nyine tutabazi ariko barabipanze ariko baduhemukiye kandi bahemukiye n'Imana kandi Imana izayibabaza kandi nizeye yuko ubuyobozi bwacu aho niyo yajya kwihisha hehe nzi yuko ubuyobozi bwacu buri bubabone yego nkawe nk'umuturage wo muri ino karitsiye bibasigira irihe somo iyo habaye ikintu nk'iki kigayitse muri ino karitsiye usibye yuko nyine abaturage bose n'abo turi kuganira bafite ubwoba twagize ubwoba ariko Uwiteka arahari n'abayobozi bacu umutekano ni ukuvuga ngo ubu ngubu nubwo byagenze gutya nta wamenye ngo baje gutya ariko n'umutekano nijoro bo ubuhari
umutekano nijoro uhari rwose. Yego. Muri ino sibo yacu nta bintu byo kugira gutya cyangwa kugira kwicana byabaga bihari, ariko wakoze kiriya gikorwa ni inyangamugayo kandi yakoze nabi cyane. Biri kuvugwa ko iyi karitsiye yanyu ituwe irimo abantu benshi badakora, birirwa baryamye ku manywa. Ni ukuvuga ngo kubera yuko nanjye mbyuka ngenda ndi iwanjye, urumva ntabwo nashobora kuzenguruka gutya ino sibo. Ariko ubwo abo ngabo niba babaye amakuru ko harimo abadakora, yego, abo ni babandi bazajya badutega tuvuye nko mu kazi. Ariko ibyo nibyo inzego z'umutekano zigomba kubihagurukira. Ni iki mwisabira inzego zanyu z'ubuyobozi? Inzego z'umutekano, polisi zikagenda n'ino karitsiye gutya. Iyi karitsiye gutya, gutya karitsiye ikazamuka. Uri kuyitunga agatoki kubona ko ari nk'ikaritsiye ufite ubwoba, ariko nanone ugatunga urutoki ufite ubwoba cyane. Habereyemo ikibazo. Kubera ko habereyemo ikibazo niyo mpamvu ufite ubwoba. Kandi urabona njyewe ndi umutayeri nta nijoro. Urabona ko tumarukira muri korodoro. Ubundi urabona ko twajya gutya nkajya gutya wenda nkinyurira hano inyuma, nkamanuka no ku rusengero nkatanduka nkagenda iwanjye hirya hariya. Ubwo urumva rero twagize ubwoba. Twagize ubwoba. Niyo mpamvu mvuga ngo inzego z'umutekano za polisi zifashe abayobozi b'inkeragutabara bajye bagenda muri tuno dukaritsiye, aka kayira tutuyira polisi ikagendemo cyane ku buryo basohoza ku muhanda, kuko twagize ubwoba. Wari ubivuze neza ko muri iyi karitsiye bitari ibintu bisanzwe, ibintu by'urugomo. Ntabwo rwose. Ko n'ubuyobozi cyangwa inzego z'umutekano hari ikintu gikomeye ziri bukore kuri abantu babikoze bafatwe. Ariko ku ruhande noneho rw'iyi karitsiye ubona ari iki leta yakora kuri iyi karitsiye, wenda nk'ubujyanama bwo gutuma bamwe no mu bantu bari bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo babisubika? Ni ukuvuga mu nteko y'abaturage tugira ku wa kabiri, inzego z'umutekano bazaza buriya badufashe bigisha abaturage, bashyiramo na kamera, buri muturage wese agende hara mu nteko ku buryo bigisha abantu. Ngo ndumva nicyo kintu. Tugushimire kandi tukubwire ngo mukomeze kwihangana. Kandi ariko cyatubabaje, nababaye nkanjye Emerance, nababaye kubera ko umuntu aba yarahuye n'ibintu by'ihungabana byinshi, ariko kumva ngo umuntu none ikintu cyengera cyanambabaje, mukobwa wanjye waramutse urumva ngo ngiye kiriya kintu cyambabaje. Umwana we bivuga usa nkaho yasize agusezeye, kubera nese urumva umuntu yakunyuraho waramutse umeze ute, akakubaza umeze ute, azi ko umaze iminsi urwaye, ugiye se kuduhahira, ati nigera y'amahoro. Uri kumva ubwo rero ni ukuvuga ngo uriya mutatane kuri yitabye Imana, urupfu rwe nuko bimeze, nuko nyine rwadutuma. Mukomeze kwihangana. Ariko Imana itwereka abo bantu. Nzi yuko umutekano wacu mu gihugu, nzi yuko bakurikirana abantu bagize urugomo, bakabakurikirana bagahita bagaragara, bazabazana hariya mu nteko y'abaturage tubabone. Ariko ubundi ino sibo yacu yari isibo nziza, nta kibazo cyari.